umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Yakobo igice cya 4, icya 5 n'urwa mbere rwa Petero igice cya 1, icya 2, icya 3, icya 4 n'icya 5. Imana izatuyoboze mu Mwuka Muziranenge. Yakobo igice cya 4, aho amakimbirane akomoka. Abaharanira amahoro babira imbuto zo gukiranuka. None se amahane n'amakimbirane muvuga ko ari abayoboke ba Kristo akomoka hehe? Bishimira ibibi, buzuye kamere n'urwango, buzuye ishyari n'ububi bwinshi. Yakobo ati, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Kenshi amasengesho yacu iyo adahuje n'ubushake bw'Imana ntabwo Imana yasubiza, ahubwo Imana kuko ari Data wa twese aduha ibirushijeho kuba byiza. Niwe uzi ibidukwiriye, twebwe ntabyo tuzi. Ibyanditswe bihamya ko hari umwuka mubi uba muri twe udutera gukumbura gucumura, nyamara Imana nayo irushaho kutugirira imbabazi nyinshi. Reka tugandukire Imana, nyamara twongere umwete mu kurwanya Satani. Yakobo arongera ati, bene data ntimugasebanye rwose, usebye mwene se abasuzuguye amategeko yose. Mwibuke ko twese turi imbere y'Imana, ni nayo izi uko ejo bizamera. Yakobo igice cya 5, kwirinda ubugugu no kwihanganira abayobye. Hari abakire benshi bagundira amafaranga yabo kugeza ubwo bambura abakozi babo, kwambura abazamu, kuriganya abakozi baba barakoze ibiraka bitandukanye. Mu minsi y'imperuka ibi bintu biriho cyane, ariko Yakobo arababurira ababwira ko bazahura n'akaga gateye ubwoba. Imibiri yabo izabora kandi ubutunzi bwabo uzatumuka nk'umuyaga, bizabahombera mu ntoki kuko Imana izabibasira. Ahubwo twese turahabwa inama zo kwihangana kugeza aho Umwami wacu azazira. Twirinda kwitotomba kugira ngo tuzazacirwaho iteka. Kwihangana bizatuma tuba abanyehirwe. Mwibuke kwihangana ari byo byaranze Yobu, ndetse nyuma yagize umugisha utagabanije. Ubabaye nasenge, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Unezerewe ntaririmbe, urwaye atumire abakuru b'itorero bamusabire, bamusize amavuta azakira kandi ababarirwa ibyaha. Nihagira uyoba akava mu kuri, tumutabare tumuyoboze neza. Urwa mbere rwa Petero igice cya 1, kubaho nk'uwavutse ubwa kabiri. Petero intumwa ya Kristo yifuje gukomeza bizera aho batataniye hose, maze yandika uru rwandiko yibukisha abizera bose ko dufite ibyiringiro by'agakiza twahawe na Kristo Yesu. Hari imibabaro impande zose no kurengana, nyamara ibyiringiro bituma turushaho gukomera. Abahanuzi bose bagiye bavuga iby'ako gakiza twahawe ku buntu. Nuko rero twiyambure ibihumanya byose maze twambare Kristo Yesu. Petero yatwibukije guhora dukenyeye mu mitima, twirinde ibisindisha by'ubwoko bwose, duharanire kurwanya irari kuko ridutera gukora ibyo Imana itishimira. Tubabera nk'uko waduhamagaye nawe ari uwera, twabyawe ubwa kabiri kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye abihannye. Ijambo rya Nyagasani niryo ryaturemye kandi niryo ryaduhaye kuvuka ubwa kabiri. Iryo jambo rihoraho iteka. Nuko rero duharanire gushikama mu migendere inezeza Imana. Urwa mbere rwa Petero igice cya 2, ibuye rizima n'ishyanga ryera. Muri iki gice Petero aratubwira kwiyambura igomwa, uburiganya, ubushuma, ishyari no gusebanya. Igihe benshi bakomeje inkundura yo kuvuga ko Petero ari we itorero ryubatseho, Petero ubwe yarivugiye ati, nimumwegere, Yesu niwe buye rizima. Noneho rero twebwe kimwe na Petero twubakwe kuri Yesu, tumere nk'amabuye mazima, tube inzu y'umwuka ariyo torero ryayo. Yesu Kristo yaje mu isi baramwanga, niwe buye rizima rikomeza imfuruka, nyamara kandi niwe risitaza. Ni koko benshi basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, maze bakihamagarira kurimbuka. Dufite isumbwe rikomeye kuko Imana yatwongereye icyubahiro, yatugize ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, ndetse n'abantu Imana yahisemo ngo bahinduke abamamaza ishimwe ryayo. Nuko rero tugende
n'imico myiza mu bapagani twubaha ubutegetsi. Igihe cya Petero hategekaga Abaroma kandi batotezaga itorero ndetse bari barishe abayoboke benshi ba Kristo. Ariko aravuga ati mugandukire ubutegetsi bw'abantu. Abakristo si bo bakwiriye gufata iya mbere mu rugomo no kugandira za leta. Abakozi bo abakoresha babo nubwo baba bafite abakoresha b'abagome n'abanyamwaga. Urwambere rwa Petero igice cya 3 ibireba abagabo n'abagore. Petero amaze guhugura Abakristo kumvira ubutegetsi bwa leta nubwo bwatotezaga abizera, amaze no kubahugurira kumvira abakoresha nubwo baba ari abagome n'abanyamwaga, yasabye abagore kugandukira abagabo babo. Yongeyeho ati nubwo bamwe mu bagabo baba batari abizera ndetse batagendera no ku ijambo rya Kristo. Mu yandi magambo yasabye abagore kugandukira abagabo nubwo abagabo baba ari babi kandi baruje kubana nabo. Yavuze ku bijyanye no kurimba. Abagore bakwiriye kwifata neza kandi bakaba basa neza kuko bashushanya itorero ry'Imana. Nyamara yaravuze ati mwibande ku murimbo ushingiye ku bugwaneza, ku mutima mwiza no kugira neza. Uwita ku yindi mirimbo nyamara akagira umutima udatunganiye Imana abahushije intego. Abagabo nabo nyababwiye gufata neza abo bashakanye, kububaha no kubaha agaciro. Ndetse aravuga ati mubigenze mutyo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Imana iduhe gukura inkomyi mu masengesho yacu. Urwambere rwa Petero igice cya 4 gukorera Imana mu minsi iheruka. Kristo yababarijwe mu mubiri ariko arihangana. Twese rero twambara uwo mutima nk'intwaro, tumara indi minsi dusigaje mu isi tutagengwa na kamere n'irari ry'iby'isi, ahubwo tuyoborwa na Kristo na Mwuka Muziranenge. Abatureba bazibaza impamvu tudafatanya nabo gushayisha no gucumura. Ibanga ry'uko twacunguwe na Yesu niryo ridukomeza. Iherezo rya byose riri bugufi. Dukora ibintu bikomeye. Icya mbere tugira ubwenge. Ibihe turimo si nk'ibihe byashize. Twebwe tumenye ko turi mu minsi y'imperuka. Icya kabiri twirinde ibisindisha by'ubwoko bwose. Hari abasindishwa n'ubukubaganyi, abasindishwa na filimi zitandukanye, abasindishwa n'ubusambo n'imikino mibi. Twongere umwete mu masengesho. Erega tujye dusenga iteka, ntacyo tuzaburana umukiza wacu, kuko urubanza rugiye gutangirira mu nzu y'Imana. Urwambere rwa Petero igice cya 5 ibireba abakuru b'itorero n'abasore. Petero arabwira abakuru b'itorero ati nanjye ndi umukuru, none muragira umukumbi w'Imana mufite ubugwaneza ndetse mufite kwicisha bugufi cyane n'urukundo. Ab'icyo gihe bayoboraga itorero batwaze igitugu n'agasuzuguro no kutagira uwo batinya. Databuja mukuru ariwe Kristo niwe muyobozi w'ikirenga w'itorero rye. Abasore rero nabo barahugurirwa kugandukira abakuru. Benshi bigira akagarara maze bakikururira mu kaga kubera kwanga kumvira inama z'abakuru. Abasore nanone kuko hari ubwo bagira amaganya menshi. Petero arababwira ati Imana Data irahari, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Siruwamo ariwe Silasi wa undi yakoranye na Paulo niwe wafashije Petero kwandika uru rwandiko. Naho hano ahimbwe Mariko yari agihari kandi akomeje umurimo. Itorero ry'i Babuloni Petero yavuze yerekezaga ku itorero ry'i Roma ryari mu mibero myinshi ariko bagakomeza kwizera. Imana natwe iturindire mu kwizera. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere niyo nama Yakobo aho umuntu ubabaye. Icya kabiri ni ibuye Kristo yubatseho itorero rye. Icya gatatu ni iki cyakura inkomyi mu masengesho y'abagabo